Oh yes, abanyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasha inshuti bakunze bacu mu byema kudukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko bajya gukurikirana ibiganiro n'amakuru agenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, izi ni zimwe mu nkuru zikomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko muri showbiz. Iyi ni inkuru ikomeje kuba yagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abanyamakuru bagiye batandukanye by'umwihariko aba showbiz ndetse n'ibyamamare bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigura kuri iyi nkuru y'uyu muhanzi Babo ndetse na Aloys baje kuba batabwa muri yombi. Ese aba ngaba ko bamaze iminsi batoye muri yombi barazira iki? Ni iki gikomeje kuba cyabavugaho cyangwa se ni iki bazira ku buryo bagera n'aho gutabwa muri yombi? Iyi ni inkuru ikomeje kuba yagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, nanjye nifuje kuba nayibagezaho kugira ngo muze gusobanukirwa cyangwa se muze kumenya byinshi birimo kugenda bivuga kuri aba bakobwa uko ari babiri. Abakobwa rero bagiye bavugaho ibintu bigiye bitandukanye, si ubwa mbere baba bagarutseho mu itangazamakuru, usibye kuba ari abahanzi bakomeye cyane ndetse banakora n'ibitaramo, akenshi na kenshi bagarukaho mu itangazamakuru ari uko bakoze ibitaramo bigiye bitandukanye cyangwa se basohoye indirimbo zimeze neza. Ariko nk'umuhanzi witwa Babo ntabwo yari aherutse kugaragara mu itangazamakuru, dore ko adaheruka gusimba muri iyi minsi, wagira ngo sinzi ibintu amaze iminsi akwamiyemo. Ariko uwitwa Aloys amaze iminsi agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye, haba MTN Iwacu na Muzika Festival n'ibindi bitaramo byinshi cyane bigiye bitandukanye, dore ko no mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi hariya mu Kinigi naho yagaragaye kuri stage ndetse aririmba, yanishimiwe n'abafana bagiye batandukanye. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite abakunzi bagiye batandukanye cyangwa se bafite abafana benshi hano mu Rwanda. Ni umwe mu bahanzi b'igitsina gore babikora neza cyangwa se bamaze iminsi bameze neza cyangwa se navuga ko muri muzika bahagaze neza. Ni umwe mu banyarwandakazi bameze neza muri muzika. Aba ngaba rero ntabwo ari ubwa mbere bagarutse mu itangazamakuru, dore ko no mu myaka yashize bigeze bagaruka mu itangazamakuru bavuga ko ari abatinganyi uko ari babiri, cyangwa se uwitwa Aloys ndetse na Babo ubwabo ari abatinganyi. Iyi ni inkuru yavuzwe mu itangazamakuru igihe kinini cyane, cyangwa se ni ibintu byavuzwe mu itangazamakuru igihe kinini cyane, bagarukaho n'itangazamakuru bavuga ko ari abatinganyi. Ariko ku inshuro haje indi nkuru iremereye cyane, indi nkuru ikomeje kugenda ivugisha abasitari bagiye batandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeje kugaruka muri iyi nkuru. Ni inkuru yaje kuba yasohoka ivuga ko uwitwa Aloys ndetse na Babo batawe muri yombi bazira kutishyura fagitire. Bamwe nabonye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa se n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abanyamakuru bagiye batandukanye kuri YouTube bagiye bagaruka bavuga ko aba ngaba bashinjwa kuba barariye fagitire irenga miliyoni ntibaze kuyishyura, ndetse bagasanganwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se nk'uko ibitangazamakuru byagiye byandika bagasanganwa n'ibiyayuramutwe cyangwa se icyo bita ibiyobyabwenge. Aba ngaba rero baje kuba batabwa muri yombi, dore ko ngo bagiye kubishyuza cyangwa se ubwo aho bari basohokeye baje kuba bakoresha fagitire isaga miliyoni, baje kubishyuza bagatera amande ndetse bakanga no kuyishyura. Ari nabwo abahise bahamagara abashinzwe umutekano baza kuba bafata ndetse baza kuba babasangana n'ibiyobyabwenge, baje no kupima basanga ibiyobyabwenge mu mubiri nabyo biracyabarimo. Iyi ni inkuru rero yakomeje kuba igarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bamwe bati twakomeje kugenda tubivuga mu itangazamakuru cyangwa se twakomeje kugenda tubabwira ko uwitwa Babo na Aloys baba bakoresha ibiyobyabwenge ndetse bakagenda banabihakanira kure, dore ko uwitwa Aloys ubwe yagiye no ku itangazamakuru cyangwa se kuri kamera atangaza avuga ko atigera akoresha ibiyobyabwenge. Ariko abenshi bari bakomeje kugenda babigarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe bati ese abakobwa koko bariye iyi miliyoni cyangwa se iyo fagitire yageze kuri miliyoni gute ari babiri? Ni ibintu byakomeje kugenda byibazwa n'abantu bagiye batandukanye muri comment zigiye zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bati sinzi abakobwa ikintu kiba cyabakoresheje cyangwa se sinzi ibintu bibakoresha ku buryo bagera kuri urwo rwego rwo kuba bakoresha fagitire isaga miliyoni ndetse barimo bagenda bavangamo n'ibiyobyabwenge. Benshi bati si aba ngaba gusa, ni abasitari bose bagiye batandukanye, bati bagiye babigenzura neza basanga benshi cyangwa se
bamwe mu basitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda by'umwihariko bakomeye, haba igitsina gore cyangwa se igitsina gabo, benshi wasanga bakoresha ibiyobyabwenge. Iyi ni imwe mu nkuru rero yakomeje kugenda ivugisha abantu bagiye batandukanye, bati se koko Aloys umaze mu bitaramo bimeze kuri Aloys ufite abafana benshi cyane, bukunzwe nk'umuhanzikazi hano mu Rwanda ukunzwe, sinzi niba yakora ibyo bintu. Benshi byakomeje kugenda babigarukaho mu itangazamakuru zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo abangaba bahise bajanwa kuri sitasiyo ya polisi. Ibi ngibi kandi byemejwe n'umuyobozi wa polisi y'igihugu, yavuze ko abangaba bafungiwe kuri sitasiyo barimo kugenda bakurikiranwaho ibi byaha bigiye bitandukanye, haba icyaha cyo kutishyura fagitire ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyoramutwe. Yes, reka mbashimire rero nk'ubudema kudukurikira by'umwihariko wakanze kuri subscribe, ndagushimiye cyane. Jye mwari kumwe n'isango cyangwa se njye mugenda mubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nitwa Pacifique, mukomeze kugira byiza aho muri hagiye hatandukanye. Ndabakunda cyane, reka tuzasubire ku munsi w'ejo n'amakuru azaba agezwe ku mbuga nkoranyambaga. Ciao ciao.